Ya banje kubasuhuza nimwe dukurikirana ku ijuru ryacu mumeze mute natwe tumeze neza turashima Imana ishobora byose. Yego uyu munsi wa none rero kamaze mbashimire kuko muri abantu b'agaciro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Yego kandi mbanje n'abasabire umugisha w'Imana, Imana itanga nturondoreka. Mpamvu ngusabiye umugisha ukanda subscribe na comment kugira ngo n'ubundi umugisha nsaba ujye ubasha ukugereho, kandi umugisha nzi ko ugomba kugera ku rubyaro rwawe. Nawe utarabyara nzi ko umugisha nzajya nsaba nawe uzajya ukugeraho, ariko inkunga yanyu irakenewe. Mukanda subscribe na comment, mujye mushayiringa cyangwa mujye mutwandikira komenti mu hantu tuzajya tuba twakosheje kugira ngo twikosore, kugira ngo tujye tubasha tubane neza. Yego njye muri kumva inyuma ya kamera ni Solange Muranzi, ariko imbere ya kamera umunsi nabazaniye umutumirwa kugira ngo nawe tuganirize ku buzima bwacu duhura nabwo bwa buri munsi. Meze ute musore? Urakomeye cyangwa wibwira abakunzi bacu? Ndabizi neza ko aribwo bwa mbere bakubonye uyu munsi. Murakoze cyane. Nitwa Pascal, nanjye nifuje kubaganiriza uyu munsi. Yego ugira izina rimwe se? Pascal nta rindi zina ugira? Kuko twe abagabo tugira amazina menshi, birumvikana ntabwo ari izina rimwe bagira umwe Pascal. Yego ubundi iyo umuntu avuze izina rimwe umuntu ashaka gutekereza ngo ese uyu muntu ntarabatizwa, si uyu muntu azi Imana? Ko nzi ko umuntu wabatijwe ari umuntu ubuzi Imana cyangwa ari umukristo, kuko uyu muntu atari. Ariko n'abatarabatizwa kwa muganga umuntu ajya kubyara umwana bakamwita amazina yose ukaba uyategura. Yego wari umeze neza? Bashima Imana cyane rwose. umunsi rero twaje kugira ngo utuganirize, ariko reka tubanze twiragize Imana kugira ngo Imana ijye ibana natwe muri gahunda zose. Usenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje kuri uyu munsi. Niwo wawuteguye uyu munsi tuzaba turi hano. Twebwe nk'abana b'abantu nta bushobozi buba dufite, ariko wari uzi ku isaha n'iminota tuzaba turi hano. Iyo tugiye kuganira byose twakwinginze ngo ubane natwe, tuyoborwe nawe nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo ayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Twebwe rero ntacyo dushoboye, tunyinze umwuka wawe wera ngo ubane natwe, kandi umwanya turamara hano iyo turavuga besha izina ryawe icyubahiro, kandi bashe no kubaka bagenzi bacu. Byose tubisenze twizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turi ku ngingo ivuga ngo ese kuki ingo nyinshi muri iki gihe zisenyuka? Ese ni ukubera iki? Ni uko izo ngo ziba zitakijijwe? Ni uko ziba zitazi agakiza? Ese biterwa n'iki? Nkawe nimba uri umusore simbizi, nimba uri umugabo simbizi, ariko wowe waba uzi ngo ese zisenywa n'iki, cyangwa se zakubakwa bigenze gute kugira ngo tugabanye umubare w'ingo ziba zisenyuka muri iki gihe? Murakoze cyane. Cya mbere cyo igisenya urugo, cya mbere ni amagambo. Cya kabiri kumva amabwire. Yego. Icya kabiri, cya gatatu kutumvikana n'uwo mwashakanye. Ubwumvikane mbese ku muntu muba mwarashakanye. Amabwire ni nko kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ngo ese amabwire ameze gute? Umuntu ashobora kuza akabwira ati urabizi umugabo wawe namusanze hano, kandi we ntabwo wamwiboneye. Icyo ashaka kubateranya kugira ngo mutabana hamwe.
nawe rero waba utabizi neza nawe ukabishyira utazi mu matwi kwicencurira. yes ukabishyira mu matwi umugabo yataha ukamurakarira ukamutuka kandi ibyo bintu ntabyo yahozemo rero ugasanga hagati aho urugo rurasenyutse bitewe no kutumvikana. None se nta mugabo wumva amabwire? Wenda umugore yakumva amabwire, ese umugabo we nta mabwire ajya yumva? Abagabo ni bake ntabwo ari benshi. Umugabo unarategereza ikintu akabanza yakibona, yamara kukibona akabona akakikubwira. Konzi ko ari abagabo bumva amabwirira. Impamvu hariho abagabo nabo bameze nk'abadamu. Icyo nicyo nashatse. Nuko abagabo bamwe twihagarara tukabura kubyemera, ariko hariho abagabo bameze nk'abagore nabo bumva amagambo nangwa bakagira amagambo nk'ay'abagore. Ese ubwo umugabo aba ari umugabo cyangwa aba ari umugore? Birumvikana uwo ntabwo aba ari umugabo, aba ari inyongezo y'umugabo. Mwaba ari iki? Inyongezo. Noneho uyu munsi urajekeje ngo aba ari inyongezo y'umugabo. Ari inyongezo y'umugabo kabisa. Noneho abagore twebwe tugira imitima yoroshye yo kumva amagambo tutayabonye kandi tutayabonye. Kandi kabiri, abagore jya umenya ko bagira imitima yoroshye. Yes, abagore bagira imitima yoroshye. None kugira ngo se tugabanye uko gusenya kw'ingo, ntabwo tubigabanya, ahubwo twebwe tuba twaje kubaha inama. Yego, hagati aho byagenda gute cyangwa umuntu yakagiye yitwara gute mu rugo? Nk'aho umugabo wabibwira bagenzi bawe ukuntu umuntu agomba kwitwara kugira ngo rwa rugo rwiwe rukomere, rwere kugira gute, rwere gusenyuka. Inama nabagira kugira ngo urugo rukomere utarusenya. Ubundi kera bacaga umugani ngo urugo rwagutuka warusubiza ukarusenya. Bisobanura ngo nibe ufite umudamu agiye hejuru uri umugabo ushobora guca bugufi, ko mwese ntawe mwabana mwese muri hejuru. Hakwiye kumanuka umwe akajya hasi agatuza. Icya kabiri, ureke kumva amagambo, wowe wirebere n'amaso yandi. Icya gatatu, ukunde urugo rwawe. None se nk'umugabo udakunda urugo, umugore yamukunda ati? Ngika ari cyo kibazo. Ariko aho haba ari ikibazo gikomeye. Umugabo adakunze urugo rwe, ngo n'umudamu nawe aba afite ikibazo gikomeye kiri hagati yawe nawe. Bibiri tubwira ngo umugabo agomba kugandukira urugo, n'umugore akagandukira urugo. Ariko byaturutse babanje umugabo, baravuze ngo umugabo ukunda umugore wawe, nawe mugore ugandukire umugabo. Yes. Aho hantu urahumva uti? Aho ndaguciye mu ijambo, urabona niyo mugiye gusezerana imbere y'Imana hari amasezerano mumanza mwakora mukavugana. Ariko iyo ugiye kureba usanga amasezerano ari ngo kumara umuhanga bayakurikiza arangirira aho muyavuganye. Hari igihe ugera mukababaro kandi mwarasezeranye ngo nimugera mukababaro mu byago muzafatanye. Niba uri umugabo urwaye uburwayi bukomeye, umugore ati nawe nakwihanganira njyewe ndagiye. Kandi wibuke cyagiye mukundanye muri gusezerana, avuze mu burwayi nzaba ndi kumwe nawe, mu bibazo, mu byiza no mu bibi tuzaba turi hamwe. Ariko wagira mu bibi umudamu akakuvaho, mwaba muri mu byiza akakwereka ngo muri hamwe. Ariko se umudamu niwe ukuvaho cyangwa umugabo niwe uva ku mugore vuba? Ariko ibyo byose biterwa n'umutima w'umuntu. Hari ufite umutima wo kwihangana, kandi hari n'udafite umutima wo kugira wo kwihangana. Yego, ari umugore cyangwa ari umugabo? Hagati y'umugore n'umugabo ni ukuvuga, nawe nakubwira ngo umugore ashobora kuba mwiza ngo nangwa umugabo nawe akaba mwiza. Hagati muri babiri havamo umwe
akaba ari umuntu ufite umutima utari mwiza. yego Aho niho haturuka urugo ugasanga rurasenyutse, ntihabaye kumvikana. Ariko ikindi iyo mwicaye hamwe mukaganira ukamuha umwanya nawe akaguha umwanya, urugo rurakomera, ntabwo rupfa gusenyuka. Nta n'uwarusenya naho yaturuka kubera asanga mwe mwangije kwiyubaka. bitewe ariko n'ubwumvikane wowe n'umugore Iwe n'umudamu, n'umudamu wawe mufitanye mu rugo, Eh, ku buryo iyo umuntu aje aturutse hanze aje kubasenyera urugo asanga mwese mwararangije kwiyubakana kubera rwa rukundo. Ariko ngiye mbona urugo rusenyuka nta rukundo n'ubundi ruba rusanzwe cyane, ariko ntabwo baba bakundanye. hari urukundo ruba rurimo aho, Nta rube rurimo aho. icyo gihe urugo ruba rumeze nk'aho rwubakiye hejuru, Ruba ruri hejuru nta fondasiyo. nta fondasiyo. Yes. Yeah. None se urugero wenda nko ku mugabo afite umudamu ariko umudamu amukunda ariko umugabo atamukunda, icyo gihe umugore we yakora iki nkawe mu ncurabwenge yawe cyangwa mu nyurabwenge bwawe? Ese yabitwara gute kugira ngo se umugabo amukunde cyangwa amwiyumvemo? Urabona nubwo wavuze ngo abadamu bafite umutima woroshye, burya n'abagabo bafite umutima woroshye, tubesheshwa n'akantu gatoya. Kuvuga iyo umugabo wawe atagukunda ugerageza uburyo cyurakora akagukunda. Niba ugiye ngo mu soko ukabona akantu keza umugabo yakambara urakamugurira, yajya mu rugo tisheri uzi ko nakuguriye akantu, ateka akantu wari ukazi. Rero umutima w'umugabo uhita ugaruka vuba vuba akavuga ati burya rero umudamu wanjye arankunda, reka nanjye mukunda. Yego. Ariko iyo uri umudamu ukabura kwishakira ukuntu k'umugabo wawe agukunda kandi uzi neza ko atagukunda, aho biba bikomeye cyane. Aho biba bikomeye cyane. Arega hari igihe none se nta mugore uba ukunda umugabo n'ubundi urugo rukanga rugasenyuka? Aho bibaho kubera impamvu na rimwe kamanze ngaruka inyuma gatoya. Hari umuntu ushaka ariko nubwo mwobana n'imyaka 10 na 20 atari uwawe, igihe kiragera mugatana. Ibyo urabyemera? Uragasubiramo ako kantu kugira ngo abantu baze kukumva. Ubundi iyo uri umuntu usenga, iyo ugiye nko gushaka umudamu, umanza wasenga ukabaza Imana, umudamu mpaye n'uyu. Akenshi ingo zisenyuka abenshi bashaka batabajije ki Imana, uno bakishakira umuhanda wabo ngo bacamo. Bivuga ngo rwa rugo n'ubundi ntago aba ari urwe. Ubwo rugo ntago aba ari urwawe, paka rurasenyuka kubera ushatse ntago aba ari uwawe. Uwawe abakiriyo mpaka uwawe arinze agize gute, aje abonetse. Abakobwa babyumve ko bajye babanza basenge cyangwa abasore bajye babanza bagire gute, basaba Imana ibareberere. Yego, urakoze cyane. Turi ku musozo kugira ngo ugire inama abagabo bagenzi bawe. Ese wabagiriye inama cyangwa ingo ziriho wazigiriye inama kugira ngo tugabanye umubare w'ingo ziri gusenyuka ubujyanama bwacu tuba twatanze? Ndahera ku basore tarashaka bageze igihe cyo gushaka. Icyambere cyo namanza nababwira bamanze bitegereze, udahura n'umukobwa ejo bundi ugiye kumushaka, ntago muzi, ntuzi wabo, ntuzaturuka muhuriye mu nzira ngo ugiye kumushaka. Yego. Aho hari ingaruka nyinshi ziba kubera mwahuriye mu nzira, ntuzi wabo, kandi n'igihe mumaranye ntabwo umwe aramenya ingeso z'undi yamumashe kuzihanganira. Kandi abubatse ingo, cyambere cyo ndabanza kubabwira, ndababwira mamanze gusenga, kubera Satani akunda inko zubatse cyane zifite amahoro, yanga zibuza amahoro.
icya mbere cy'umuti wa mbere ni ugusenga, kuko niyo ntwaro izabafasha kugira kubaka. yego Kuko n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo imana itubatse uwo ntabwo wakubaka. Rero niyo mpamvu icya kabiri bakunde abo bashakanye nabo, bakunda abana babo. Icya gatatu bubahane uko ari babiri, utumva ngo uri umugabo uri hejuru cyane, nangwa ngo uri umudamu ngo uri hejuru cyane. Ikindi abadamu ko mbavugeho gatoya, iyo amaze kugira amafaranga agagasumba ay'umugabo, umugabo ahita amubona ko nta gaciro karimo. Rero ndamubwira ngo ayo mafaranga atazamurutira umugabo, nagira amafaranga azace bugufi kugira ngo abashe kubana n'uwo bashakanye mu mahoro. Iyo niyo nama nandi kubahereza. Umugore yagifite amafaranga niyubaka se? Iyo umudamu ataragira amafaranga, umugabo amafaranga yari hejuru, umudamu ari hasi, aca bugufi. Ariko amare kuyabona yageze ku mufuka, yasumbye ay'umugabo, umugabo ntaba akivuga rega. Reka nta mugore uba ufite amafaranga umugabo akamwubaha nta kibazo, kandi amurusha amafaranga. Ntabwo ari bose, cyane cyane iyo ugiye kureba usanga abadamu benshi bafite amafaranga bubaha abagabo babo. Impamvu ni iyihe kandi nyigusobanurire? N'abagutekereza ko afite amafaranga ye, ubuzima bwe aho yajya hose bwakomeza kubera afite amafaranga ye. Iwo umugabo ntagacyubuka kubaranga agaciro, mbese afata ya mafaranga kari akora ng'umutware we. Iyo afite amafaranga. Guki si ikibazo. Ni ikibazo cyane. Abadamu nabo icyo kintu bazagisuzume, bakirebe bamenye nk'amafaranga ntagasumba uwo bashakanye. Ariko tujye tumenya ko amafaranga tubaka, uko ni ukuri. Amafaranga yubaka, hubaka urukundo. Wa mugore we niba ufite amafaranga ntabwo amafaranga yubaka, ahubwo hubaka iki? Urukundo. Wa mugabo niba ufite amafaranga menshi ugahagarara hejuru umugore wawe ngo umurusha amafaranga ntabwo agira ate? Ntabwo yubaka, ahubwo hubaka iki? Urukundo. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kubwo kubana natwe, kandi kubwo uba wanaduhaye agaciro ukatwemerera. Imana iguha umugisha. Amen.